Tubaye saa moya n'igice ku saa mpuzamahanga birumvikana ya GMT mu gihe ari saa tatu n'igice hano i Kigali mu Rwanda. Turabashuje mwese mudukurikiranye, tubahaye ikaze makuru yacu y'imikino agiye atandukanye. Shuti kandi banwanyi bacu mudukurikiranye hirya no hino mu gihugu ndetse n'abari hanze y'igihugu cyacu cy'u Rwanda, mwese muyumvemo ikaze. Dore byinshi rero tugiye kugarukaho, birumvikana nta kindi ni saga birumvikana igiye itandukanye ko abakunzi b'umupira w'amaguru mu Rwanda bakiriye amagambo yatangazwe n'umuyobozi w'ishyamba ry'umupira w'amaguru mu Rwanda, Bwana Nzamwita Vincent de Gaulle, watangaje ko ikipe y'igihugu y'u Rwanda yitabira imikino ya kane 2024 itari ikipe cyangwa se itari igizwe n'abanyarwanda. Avuga ko ari ikipe y'inyamahanga, aho yagarutse cyane avuga ko ubu barimo barategura ikipe y'abanyarwanda. N'amagambo atigeze yakirwa by'umwihariko n'abakunzi b'umupira w'amaguru ndetse na kapiteni wayoboye ikipe y'igihugu y'u Rwanda icyo gihe, Bwana Mbonabucya Desire, yewe na Karekezi Olivier n'abandi bose bagiye atandukanye twagiye tuganira aho barizwa ku mugabane Buraya. Shuti banwanyi bacu, ni byinshi urugendo tugarukaho, turagaruka kuri tombora y'ikipe ya Rayon Sport imaze no gukubuka mu Bugesera, imaze gutsinda ikipe ya Bugesera igitego kimwe ku busa, igitego cinjijwe n'umunyamari Tidiane Kone, n'ibindi byose bitandukanye. Tubahaye ikaze muri aya makuru yacu imikino tutabatindiye. Ndi kumwe na mugenzi wanjye Jules Karangwa, nge ni Gefati Eric Kwizera. Jules Karangwa, ndakwakira muri studio za Royal TV Bimako half time show. Urakoze cyane, kumeze neza cyane. Urameze neza cyane, baba babibona ku masaha tumaze kumenyeranaho cyane nabo saa 3 n'igice kujya ku saa 4 n'igice kuwa mbere kuwa gatatu ndetse no kuwa gatanu. Fati, nkuko wari ubivuze, ntabwo turi butinde muri byinshi, ahubwo tuba dutangira n'ingingo zitandukanye twabateguriye kuri uyu munsi. Yes, urakoze cyane Jules. Ingingo rero zigizwe nuko tugiye guhera ku ikipe ya Rayon Sport, ngira ngo kuri wa kabiri nubwo habaye tombora birumvikana i Cairo, uko amakipe yatomboranye muri CAF Confederation Cup. Tubyumvikane ko muri CAF Champions League ho tombora itarakorwa, ahubwo amakipe yasezera muri CAF Champions League akaba aramanutse muri CAF Confederation Cup. Icyari gitahiwe ku banyarwanda by'umuriko abakoze ikipe ya Rayon Sport no kumenya ikipe ya Rayon Sport yatomboye yihe. Jules, haruko amakipe yatomboranye muri rusange muri CAF Confederation Cup. Ya muri CAF Confederation Cup, Fati wari ubisobanuye neza mu kanya gatoya. Ikipe ya Rayon Sport yo iri muri Confederation Cup. Muri Champions League ntago bakeneye iyi tombora kuko amakipe yatsinze muri Champions League ejo bundi muri weekend yahise yerekeza mu mikino y'amatsinda ya Champions League. Ayo muri Confederation Cup ni 16 yagombaga guhura n'andi makipe 16 asezera imikino ya Champions League bagakina imikino ibemerera guhatisha kujya mu mikino y'amatsinda ya Confederation Cup. Icyari kiraje ishinga cyane abanyarwanda ni ukumenya ngo Rayon Sport ihagarariye igihugu cy'u Rwanda, u Rwanda rw'imisozi igihumbi, ni yihe ibazahura nayo. Rayon Sport rero yamaze kumenya ko izahura na Rivers United yo muri Nigeria, umukino ubanza ukazabera mu gihugu cya Nigeria. Sibye Rayon Sport kandi amakipe yandi yo muri aka karere, Young Africans yatomboye MCRG yo muri Algeria, TP Mazembe ya Rebel itombora GS Kabili, mu gihe AS Leopard yatomboye ikipe ya Mbabane Swallows ingi yasezerewe na AP Football Club mu mwaka washize muri Champions League, ndetse n'andi makipe ko azagenda hura Kampala KCCA yo muri Uganda, ubona ko izahura na El Masry yo mu gihugu cya Misiri ingi yasezereye Joliba yo muri Mali, mu buryo bumwe n'ubwo Rayon Sport yasezereyemo ikipe ya 11 Createur. Ya 11 Createur Jules, ni amakipe menshi cyane agiye atombora, nangira ngo barimo rabibona cyane kuri televiziyo zabo cyangwa se televiziyo zabo. Ikipe ya Royal Club yatomboye ikipe ya Club Sfaxi, mu gihe ikipe ya Bidvest yo muri South Africa yatomboye ikipe bita Smoha. Na amakipe menshi cyane nka Kampala KCC nkuko bakunda kwita yatomboye ikipe ya El Masry, na amakipe agiye atandukanye. Ngira ngo uko amakipe agomba gucakirana umukino wa mbere ubanza ni hagati tariki 7 n'itariki 9 z'ukwezi kwa 4 Mata. Aho ngaho u Rwanda tuzaba turi mu gihe cyo kwibuka abatutsi baje jenoside muri 1994. So urumva rero muri rusange ku ikipe hano mu Rwanda nta myidagaduro bihari, ariko hari amakuru maze kumva yuko ikipe ya Rayon Sport turacyatohoza cyane ajyanye ku ikipe ya Rayon Sport ishobora ko yasabye ko uyu mukino ba postponing. N'ubundi nta handi hantu ni inzira y'ibiganiro. Fatura bizi ko byigeze biba ku ikipe ya AP Football Club, nayo umukino wayo uhurirana n'ibihe nk'ibi ngibi abanyarwanda tuba turimo byo kwibuka abatutsi bazize jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Ngira ngo kuri Rayon Sport n'ubundi procedure nk'iyo ngiyo bagomba gukora, ariko bakabikora hakiri kare kuko ni ibintu bamenye mbere y'iminsi 20 yuko umukino uba. Bashobora gusaba wenda umukino ukimurwa n'umukino uzabera hanze, donc ntihazaburaho ubwumvikane hagati ya Rayon Sport na equipe bazakina nayo ndetse na mpuzamahanga y'umupira w'amaguru muri Afrika CAF, bijyanye nuko ikizaba kiri kuba mu Rwanda kwibuka ku nshuro ya
na gatatu nk'uko bamaze kwimenyera ni jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Urumva rero ntabwo byemewe, barabizi isi yose yifatanya n'u Rwanda kwibuka ibihe by'amage u Rwanda twabayemo mu 1994. ubwo rero ntekereza ko ntabwo rero muri football ni ngombwa twagiye tubibona cyane. Gusa uramutse witegereje muri rusange kugeza ubu ngubu ku bakunzi b'umupira w'amaguru by'umwihariko abanywanyi b'ikipe ya Rayon Sport baratekereza bati Rayon Sport igiye guhura n'ikipe ya Rivers United mu gihugu cya Nigeria. Isi ekipe by'umwihariko yabihagaze gute ko shampiyona nabo iracyari marato iracyakomeze. Ikipe rero dore uko ihagaze muri shampiyona yahunga muri icyo gihugu cya Nigeria kugeza ubu iri ku mwanya 17. Yari ku mwanya 17 ariko abantu bakomeje kujyanwa cyane n'amarangamutima y'uko ikipe iri ku mwanya 17 muri shampiyona ya Nigeria igizwe n'amakipe 20 igizwe n'amakipe 20 shampiyona ya Nigeria yitwa Nigeria Premier League. Ikipe Fati yaje ku mwanya wa 2 mwaka washize. Uyu shampiyona ntabwo irimo biragenda neza kuko mu mikino 10 imaze gukina imaze kugira amanota imaze kugira amanota 18 iri ku mwanya wa 17 imaze kugira amanota 18 yinjije ibitego 7 yinjizwa ibitego 6 gusa Fati ifite imikino 4 y'ibirarane kuko andi makipe amaze gukina imikino 14 kandi mwibutse ko ikipe ya mbere muri Nigeria ifite amanota 28. bivuze ngo ufashe imikino 4 y'ibirarane nabwo n'amanota 12 iramutse yatsinze yahita ku mwanya wa mbere kuko yagira amanota 29 iri ku mwanya wa mbere ubu ngubu inota rimwe. So baravuga ngo ikipe ntabwo ari ikipe mbi, ni ikipe nziza buryo uzigamye imikino. Hari impamvu nyine bitaratumye bo ikina cyane by'umwihariko umwaka ushize yaje ku mwanya wa mbere itwarwa igikombe irushwa amanota 3 gusa ifite amanota 63. ni ikipe ifata bitangaje nuko imaze umwaka umwe gusa ibonye izuba nkuko nabyo twahita tubirira muri rusange. Umwaka umwe ikaza igatibona na tike birakwereka ubushobozi n'ingufu n'ubukaka yinjiranye muri shampiyona mu gihugu cya Nigeria. Izo ngufu rero burya ikipe ikiri toto cyane burya guhura n'ikipe ikuze bigira avantage yuko usanzwe bimenyera ukashaka imikinire yayo ugashaka imigenzereze yayo ugashaka n'uburyo biteye mu buryo buri technique. Ariko burya ikipe ntoya iragorana cyane. So bivuga ngo ikipe ya Rayon Sport igomba kumenya ko igiye guhura n'ikipe ikomeye. Icyo ni ikintu bagomba kubanza kwishiramo mbere na mbere. Ariko ku ruhando mpuzamahanga n'ubundi Rivers United ni ikipe ihagaze gute? Ni ikipe buri wese yatekereza se ni ikipe yashinzwe ryari nicyo mu Rwanda kuko igiye guhura na Rayon Sport imaze imyaka irenga 60 ibayeho. Gusa ku ruhande rw'ikipe ya Rivers United n'umwaka umwe gusa nyuma yaho ishingiwe. Twareba muri rusange Rivers United igihe yashingiwe kuko ni mu mwaka wa bijyanye n'amateka yayo n'ibindi bigo byabo bitandukanye. Rivers United tukareba muri rusange igihe yashingiwe kuko usanga ibyo abantu bashaka kugira ngo bamenye bundi ni ikipe yari yashinzwe mu mwaka wa 2013 mu mwaka wa 2013 ubwo ni ikipe bijya kugana ikimara gushingwa ikipe binganya mu Rwanda ntayo 2013 yewe na Miroplast yongeye kuzuka ngira ngo yabayeho muri 2010 kangahe hashize nk'imyaka igera muri 5 ziri mu byiciro bindi tutazi. Kumva ni ikipe toto gusa Fati yaba toto yagira gute ivuye mu gihugu tuziho umupira w'amaguru tuziho umuco w'umupira w'amaguru by'umwihariko kandi ikimara gushingwa Fati yesi iya kabiri ntabwo ari ikipe rero wumva yagafuka imvugo ari mwishobora kuba ifite imyaka mito ibayeho. Wayigereranya muri za ngufu z'ubukaka za Trako zabagaho Trako ikiziga kubaga gatwara champion ikitwara neza Trako ikaza kuza kugira muri Sekafa igatwara Sekafa. So na ikipe rero mu byukuri ushobora gushyira muri urwo rwego. Ikipe rero ya Rivers United si ibyo ngibyo yisiza ku mwanya wa 2 nabyo byayemereye kugira tike kuza mu mikino ya Champions League rero Fati niho yari iri mu minsi yashize yasezewe na Al-Merrikh mu buryo butangaje. Umukino ubanza Rivers wabereye mu gihugu cya Nigeria Rivers United tsinda Al-Merrikh ibitego 3 ku busa. Umukino wo kwishyura Al-Merrikh iragenda ibyishyura ibitego 3 itsinda n'icya 4. So Rayon Sport iragira imenge kuko ibi bitego 3 Fati ivuye muri imikino ya Champions League ikinye imikino 2 kuko yari yasezereye Joliba imwe yo muri Mali nako AS Real Bamako yayikubise 4 ku busa mu gihe umukino ubanza bari banganyije ubusa ku busa muri Mali yikubita 4 ku busa muri Nigeria. So iragira imenge Rayon Sport kuko hariya ku kibuga cya Rivers United cyakira abafana bagera mu 30 ntabwo amakipe ari amakipe mesha kunze kuhava kuko ikipe ya AS Real Bamako yatsinze ibitego 4 zabwabuka karavuga ya Al-Merrikh yatsindirwa 3 ejo bundi n'uguri Rangers niyo bakubise 1 ku busa muri shampiyona y'iwabo. So ngibyo uramutse bitegereje muri rusange ku mateka yo kipe ya Rivers United ngira ngo turaganire cyane ibisigaye no kuzagenda tubikurikirana cyane aho tuzatwamaze no kumenya ko umukino wa mbere ikipe ya Rayon Sport n'ikipe ya Rivers United. Inshuti banwanyi ba Halftime Show ndetse inshuti za kadasohoka za Royal TV turabibutsa ko mushobora kudukurikirana kuri wa3 akadomo Royal TV akadomo rwa hanze y'igihugu cyacu cy'u Rwanda n'imbere mu gihugu abadukurikirana bari hirya no hino abakiri mu kazi mudukurikira ku matelefone yanyu kuri application birumvikana murakoze cyane kandi turacyari kumwe namwe. Reka tubibutse ko
rero ikipe ya Rayon Sport tugarutseho cyane ikubutse mu Bugesera aho imaze gutsinda ikipe ya Bugesera igitego kimwe ku busa. Jules, n'umukino wateye inkeke cyane abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport, ngira ngo byibura nk'abadefenseur bagera muri 6 mu bakinyi 11 yarabashize mu kibuga. Byumvikana ko yaratekereje uburyo ikibuga, ariko mbege igitego cyiza cyane, igitego cyiza cyane, umupira wagaruwe na Mutsinzi Ange, Kamara kora geste isa nk'iyo kumuha passe, hari ku munota afatiwa 65 hafi. Hanyuma Tidiane Kone ahita atsinda igitego cy'insinzi ikomeye cyane bavanye mu Bugesera. Amakipe menshi ntabwo yigeze ava kuri iki kibuga. Tidiane Kone ni igitego cya kabiri atsindiye Rayon Sport, kikaba igitego cy'ingenzi cyane ko cyabahije amanota 3. APR tigeze yavana, Polisi tigeze yavana, sibye AS Kigali yonyine yihavanye. Fati mu mateka tubwira ko Bugesera imaze gutsindirwa kuri iki kibuga inshuro 3 gusa kuva yashingwa. Ni APR yatsindiye bwa mbere muri saison za championnat zishize. Ni AS Kigali iheruka kuyihatsindira na Rayon Sport iba ya gatatu. Ariko binavuga ko cyane ikipe ya Rayon Sport buri igoye cyane ikipe ya Bugesera. Attention kuri Mashami Vincent ikintu agomba kureba, kuko umukino baheruka gukina n'ikipe ya Rayon Sport, Rayon Sport yatsinze Bugesera ibitego 4. So n'ubu ngo itsinze igitego kimwe, bivuga ngo umukino 2 muri championnat y'umupira w'amaguru mu Rwanda ikipe ya Rayon Sport itsinze Bugesera ibitego 5. Nyuma yo gutsinda igitego, Tidiane Kone yagiye mu bafana ajya gusuza Masudi Juma wari ufite igihano, ni ibihano byo kutatoza nyine ari kuri touchline. Urabizi ko ari igihano yahawe mu mukino wa championnat uheruka, ubwo Masudi Juma yahanwe nyine bakeherezwa mu bafana we na Choka. Faruk Ruhinda yakiriye mu makino none. Faruk Ruhinda yaragarutse, gusa bari bafite ibibazo muri Bugesera. Mani Gwindo wa Munyamari, Kwizera Olivier yarahari. Urumva abakinnyi benshi batari bahari mu gusanyi kwandi ikipe ya. Urabona ni impinduka cyane zikomeye. Urabona ko Mutsinzi Ange yabaye nk'ukina muri imbere ho gato cyane, asa n'ukasaho, urabona sunika umupira imbere. Byumvikana ko ari uburyo Masudi Juma yatekereje, avuga ati ni ikibuga kibi kigoranye Jules. Buryo ujye kureba position de marquage z'abakinnyi ahangaha cyo ubushaka bari makiganye. So bivuga ngo ugomba gukinisha ingufu n'uburyo ugomba gusunika imipira imbere, none abataka bagerageza gufata imipira nk'ingi bakagereza gutekereza ndetse no kwibyaza umusaruro rimwe na rimwe. So byumvikana yuko ikipe ya Rayon Sport yabashe kwitwara neza cyane muri rusange, ishizemo cya kinyonyo kirago cy'amanota agera muri 5. Yashyizemo ikintu cy'amanota 5 kuri ikipe ya PRFC, ubwo na 6 kuri ikipe ya Polisi ndetse na AS Kigali zanganyije mu minsi yashize. Rayon Sport rero mu gukomeza gutsinda imikino ya birarane birakomeza kuyongerera icyizere ndetse no gukoza imitwe y'intoki ku gikombe cya championnat y'umwaka. Ngibyo rero mu gihe twagarutse tubabwira ko ikipe ya Gicumbi, twabigarutseho cyane tubabwira ko ikipe ya Gicumbi iraganyije n'ikipe ya AS de Kigali busa ku bundi mukino wabereye Gicumbi, nabo nguko uko byagenze. Championnat rero izagira ikomeza, tuzagara tubagezeho ku mikino yose izagenda muri rusange. Nayo kaga ikipe ya APR yakinye umukino wa Gishute n'ikipe ya Heroes, ino mukino wabereye bitego 4 ku busa, ndetse igice cya mbere cyarangiye igitego kimwe ku busa. Heroes buriya ikipe ya Heroes ni ya Play for Hope, ni ya bwana Serien. So yabashe kwitwara neza ikipe ya APR umukino wa Gishuti umunsi ku bakunzi bayo, nuko yatsinze ibitego byose 4 ku busa. Byashoboka yuko rero irimo irategura kugira ngo yongere irebe ko yagaruka byihuse no kongera kwibona muri championnat y'umupira w'amaguru. Dukomeza twerekeje kuri topic y'uyu munsi rinasaga mu mupira w'amaguru mu Rwanda ntibisanzwe. Umuyobozi w'ishami ry'umupira w'amaguru mu Rwanda bwana Nzamwita Vincent de Gaulle, twamugarutseho cyane kuwa mbere tuvuga ku bijyanye na byinshi cyane bigiye bitandukanye n'ibivugwa ku nama igiye gukorwa ijyanye n'uko hari bamwe mu bayobozi basanzwe bayobora amakipe yabo cyangwa se basanzwe n'abanyamabanga makuru mu makipe yabo. Inama igomba guterana kuri uyu wa kane ndetse igomba gutangirira, igomba kubera hari i Rubavu. Iyo nama bidahindutse ngira ngo turaza kuvuga amazina agiye atandukanye narakubwiye Jules, ariko nandi ngira ngo hari ikinyamakuru bita Ruhago yacu cyagiye gishira amazina ahagaragara ya bamwe mu bantu batemere kuzitabira iyo nama. Twagaragaje impungenge cyane ko yaba ari inama ijyanye no gutegura nk'uko bivugwa amatora kugira ngo Dogore akomeze yegereze na Assemblée Générale kugira ngo abashyire muri mudu hakiri kare kugira ngo akomeze kubategura yongere kwibona. Gusa ibyo ngibyo inama Assemblée Générale yo ntabwo afite uburenganzira bwo kwikumiramo abanyamuryango, ahubwo hari umwiherero cyangwa se inama afite ububasha mbere ya Assemblée Générale. Iyo niyo afite ububasha, niyo yatumiyemo abantu bajya mu Assemblée Générale rero atarimo babandi twavugaga ejo. Ubwo rero ikigenderewe muri rusange icyo nshatse kuvuga niki nuko kugeza ubu ngubu ibihari byo birahari, ariko umuyobozi w'ishami ry'umupira w'amaguru mu Rwanda ubwo bamurikaga umutoza kuri uyu wa kabiri, umutoza Antoine Hey, ibyo byo ntibyabaye inkuru abantu babyirengagije, ahubwo yatangaje amagambo avuga yuko Amavubi ntabwo yagiye muri kandi yagiye muri kandi kubera ko 2004 Amavubi yagiye ngo yaragizwe n'abanyamahanga. Ati kuri nje ntabwo Amavubi cyangwa se u Rwanda rwigeze rwitabira imikino y'igikombe cya Afurika cy'ibihugu muri kane, ariko aretse gukoresha ijambo kuri wowe kuri Nzamwita Vincent de Gaulle n'ubundi yavuze ko ni ijambo ntabwo yigeze avuga ku Banyarwanda bose ni kuri de Gaulle. Buriya ari nko kwa kundi bajya bavuga ngo uzirinde gutuka umuntu cyangwa uzirinde kwanduranya n'umuntu, uzavuga ati runaka watutse umuntu. Gusa bamugani
Bibiliya nivuga neza ngo akanwa kararema n'amagambo atari meza utakwifuriza kuvuga umuntu. Niyo mpamvu nanivuze gutyo wakomeza je. Ya birumvikana ni ijambo Fati rakaje cyane bikomeye abakunzi umupira w'amaguru mu Rwanda, mu batuye hanze, abatuye mu Rwanda, by'umwihariko abangaba bahagarariye u Rwanda muri 2004 muri Tunisia, aho u Rwanda ariho honyine niyo nshuro yonyine rumwe rukumbi rwagerageje kwitabira cyangwa se rwabashije kwitabira amarushanwa y'igikombe cy'Afrika cy'ibihugu. N'u Rwanda rwari ruyobowe n'abakinyi benshi bagiye batandukanye. Iyi nkuru rero ndetse n'iri jambo yavugiye ku munsi w'ejo aho bamurikiraga itangazamakuru umutoza mushya w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Antoine Hey, Vincent de Gaulle yavuze ati kuri nge ntabwo u Rwanda rwigeze rwitabira kandi kubera ko rwagiye rurimo abanyamahanga, none ubu turimo turatugura abana b'abanyarwanda bazaja kwitabira, tuzaba twitabiriye kuri ngewe nibwo tuzaba twitabiriye. U Rwanda rwagiye si u Rwanda ndo ndategura u Rwanda. Reka tuze tumwumve bwana Nzamwita Vincent de Gaulle cyane kari wabyivugiye. Twe tugaruke mu kanya muri rusange. Ikikurikira nuko agiye gukora plan d'action ye kugira ngo agere ku ntego ze. Muri iyo plan d'action rero nubwo azaduha road map ye kugira ngo aduhe na request ze kugira ngo twicare turebe ukuntu twazimugezaho. Karenzi wabajije Minispoke natwe ideni abanyarwanda wabivuze nabi, ideni abanyarwanda bafite umuvuga ideni abanyarwanda dufite twese nawe nanjye turimo. Ngira ngo ikibazo ni reka wenda nsubiremo mu mateka y'u Rwanda. Ngira ngo iyo gahunda ya Perezida wa Repubulika igeragezwa gushyirwa mu bikorwa kera akitangira kubitekereza, tuba twagiye muri kane tukanagumayo. Muzi ko twagiye muri kane dukoresha abanyamahanga rero bavuye muri national team, ni nkaho uhaye elan abana b'abanyarwanda n'umurongo bagomba kugaragariramo kugira ngo bahe ingufu equipe nationale yacu. Equipe nationale yacu ni abana bacu bungu. So byo kujya muri kane sinjya mbitindaho kuko ni nkaho kuri ngewe tutagiyeyo, kuko twakoresheje abanyamahanga. Kandi ibyo bintu, iyi gahunda turi muri uyu munsi ni gahunda ya Perezida wa Repubulika yatekereje kera, ariko kugira ngo ijye mu bikorwa yarananiranye. Ubu tuyirimo rero. Iryo deni rizashira tujyanye abana bacu muri kane, kuko kujya gukina muri kane cyangwa se muri level nk'iyo muri Afrika cyangwa se muri ku isi, ntabwo ugendesha amaguru gusa ngo ujye ukinisha amaguru. Ukinisha icyambere umutima, ukaba uri patriote uzi guhagararira igihugu. Yewe mfite na experience nyinshi kuko nabaye umunyamabanga wa timu yari ifite hafi 80% y'abanyamahanga. Tari abanyekongo bo hafi ba Cameroon, yewe haje kuzamo n'ababreziliya. Urumva afite experience y'ibyo ngibyo ko ntacyo bitanga. Equipe iratsindwa aho kubabara bakajya mu byumba bakabyina. So niko yego no mu kibuga yarebaga amafaranga cyangwa se inyungu izindi zitari igihugu. So nitukabeshe rero ko kane tugiyeyo muri iyo the same system, tukafata umuangole, tukafata umugabone, twajyayo ariko ntabwo tuzasubirayo. Tugomba gushaka abana bakinisha umutima, bakunda u Rwanda kandi bafite izo ndangagaciro birirwa batwigisha. Ibyo turimo turakora rero kugira ngo tuzagereyo tunagumeyo. Ikibazo ntabwo ari kugerayo, ni ukugerayo tukagumayo. Kugumayo ni ukuvuga yuko nibura uba ufite imyaka runaka uvuze ko kandi ntabwo ushobora kuyiburamo. Kandi bitari bya bindi byo kuvuga ngo baraza gufata uwa kabiri babita meilleur perdant, uwa kabiri wifashe neza. Uwa kabiri wifashe neza nabaho buriya ni kugira ngo umubare wuzure. Ubu ngubu muzi ko na FIFA yongeyeho ama equipe muri Coupe du Monde muri Afrika, hongeyemo 3.
ngayo amagambo umuyobozi w'ishyamba ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Bwana Nzamwita Vincent Dogor yaje gutangaza imbere y'itangazamakuru. Muri rusange kuvuga Jire wenda n'abanyarwanda bose badukurikiranye ni n'amarangamutima ye, ni ko avuga, niko yabitekereje. Kuba kuri Nzamwita Vincent Dogor yavuga ko u Rwanda rwagiye muri CAN nkuko bigarutse, akavuga ati ikipe y'igihugu buri yagiye yari igizwe n'umubare munini cyane w'abanyamahanga, n'abanyamahanga bariya ntabwo ari rwo Rwanda tumo dutegura. U Rwanda turo dutegura ni u Rwanda ruzagenda ari kanyarwanda. Uba ankunze koti rimwe akoresheje avuga ati icyo gihe nari n'umunyamabanga mukuru wimwe mu ikipe yatanze umubare munini ariyo APRFC. So byumvikana ko APRFC nayo tatanze abanyarwanda. No, ni imwe mu ikipe yakoresha politiki. Byumvikana ko icyo gihe APRFC yatanze Karekezi Olivier, igatanga Ntaganda Elias, igatanga Jimmy Gatete, igatanga Ndebundira ngo Ramadan we ari muri Marine. So byumvikana ko abo bose yatanze burya bwose mu bareba burya icyo gihe muri icyo gihe ntabwo nanyuzwe, ntabwo bari abanyarwanda. Niko nk'aho uriko wakavuze. Kuko nujya kureba wenda tugiye kugaruka mu kanya tuganire cyane kuri ekipe y'igihugu muri rusange, twe ntabwo turabana twarikurikiranaga twakuriraga kandi twararebye icyo gihe ndumva no muri secondaire. So ntabwo bari abantu, ntabwo twari abantu b'abana. Ni umuntu by'umuntu byose yavuga n'ibyo umuntu Yesu yagiye agarukaho, ibyo byose arabikurikirana cyangwa se arabizi, afite uburenganzira bwo kuba yabivugaho. Ni amagambo yatangaje we nk'umuyobozi, ariko ni amagambo ababaje, kuko nuvuga ngo niba icyo gihe ngira ngo yari manda ya mbere nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame uyoboye igihugu kugeza ubu ngubu, urangaje imbere abanyarwanda, yarayoboye avuye mu nzibacyuho, yarayoboye fasha ibendera rihereza kipe y'igihugu Amavubi ijya guhagarara u Rwanda, yayihaye abangaba nk'abanyarwanda, yayihaye abene igihugu bagiye guhagarara u Rwanda. U Rwanda hari indirimbo wibareza igihugu, hazamurwa ibendera ry'igihugu ry'u Rwanda muri CAN. Ibyo byose ubisuzuguye ubyirengagije. Nuvuga ngo ibyo byose niyo mpamvu buriya bavuga ngo natangiye mbikubwira akanwa nujya kurinda ubuzima bwawe uzarinda amagambo uvuga, uzarinda ibintu byose ugomba kuvuga. Nuvuga ngo ibyo avuga kuri Nzamwita Vincent Dogor biragaragaza ko ibyo bintu koko iyo politique niyo kipe we asa n'utayemera. Nekereza ko hari context uretse gatoya, hari context akagombye kubivugamo. Ni context ivuga ngo abo banyarwanda baje guhagarara u Rwanda bari bahari, none turimo turagira ngo tureme duhereye kuri cya kirenge cy'abababanjirije bari bakuru babo, twongere tureme icyizere cyo kongera kubona abanyarwanda bajya guhagarara u Rwanda. Ejo bundi nawe bivuze mpona mbivuga hano nkavuga ni ikintu kibabashije kandi giteye isoni ni ukumva u Rwanda dushobora kubara mu mupira w'amaguru incuro u Rwanda rwitabiriye igikombe cya Afurika kuruta abandi bakabara incuro batitabiriye igikombe cya Afurika. Nuvuga ngo turacyari hasi mu mateka y'umupira, hari icyo tugomba gukora. Sinzira mu by'ubyo bintu, hari inzira tugomba gukomeza, hari icyo tugomba kurema icyizere, ariko tutaje gusenya ibyo abandi bubatse. Of course birumvikana. Sinzi icyo warije kuvuga. Ngewe icyo ndi gushaka kuvuga fati nuko buri ya football ndetse n'isi tugezemo uyu munsi, isi ya y'imbuga nkoranyambaga, isi ya technology n'ibiki byose, buri muntu wese afite uburenganzira bwo gutanga igitekerezo cyo ku kintu runaka gipfa kuba kitabangamira societe cyangwa se n'indangagaciro za societe. Kuri De Gaulle ngira ngo ibyo yaravuze bamugani yatangiye neza avuga ati kuri njyewe ni nkaho asa nkaho bigereranya kuvuga ngo kuba u Rwanda rwaragiye muri CAN rukoresha abanyamahanga ni nkaho kuri De Gaulle rutigeze rugerayo. Ni byiza kubivuga, ni igitekerezo cyiwe, ariko yashoje avuga ijambo ribi. Sinibaza ko abakinnyi 20 n'abangaye bagiye guhagarara u Rwanda muri 2004 bose abanyamahanga. Ubutwari iryo shyaka yavugaga ngo yabaye muri APR ngo gukoresha abanyamahanga ngo baratsindwa ngo bakajya kubyina. Sinibaza ko abo bantu imikino igera muri 6 bakinye mu itsinda mu nzira baciyemo batsinda Uganda, batsinda Ghana, bagira gute. Fati sinibaza ahubwo banza ababarusha indangagaciro z'abanyarwanda nyazo uyu munsi ari bakeya. Kuko ni bande umunyarwanda indangagaciro mbere kumuranga no guhatana no kurwana gukotana kugira ku mwanya pour un objectif. Jimmy Gatete aha umupira ibitego nk'ibye, aha umupira nande ucenga nka Karekezi Olivier barakota ndabo turi kuvuga n'abanyarwanda bidasubirwa, wenda tuvuge nabo abanyamahanga, vuga manamana uwo manamana Mukoko Benoit Gatete umupira, vuga Ntaganda Elias, vuga Said Abed Makasi, indangagaciro zo guhatana gukotana kurwana bushake ishyaka ni bangahe baje barusha uyu munsi. Bivuze ngo rero indangagaciro avuga uyu munsi abanyamahanga badafite batugejeje muri kandi bakanarwanira igihugu, ahubwo navuga ko ari utazifite cyangwa se bamwe mu munsi batazifite. Ne kuko burya muzi tukwamo nkuru muri zo. Indangagaciro mvuga uyu munsi we kuri wadafite nuko mu Rwanda buri munyarwanda abwirizwa cyangwa se afite inshingano fati zo kubaha amateka y'igihugu cyacu.
yaba mabi yaba meza amateka y'igihugu cyacu niyo tudefinisa nk'abanyarwanda aho ngaho urabyemera umwunganire cyane ndabyemera mwungangire kuri icyo kintu wowe wandishije kujya mu mahanga ujya hanze bakubwira ngo mu Rwanda habaye jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 ugasanga nibyo bintu bashobora kuvuga ariko dufite u Rwanda yaba mabi yaba meza niyo avuga umunyarwanda nyawe nujya no mu mupira w'amaguru bazakubaza ngo Rwanda rwagiye muri kane muri 2004 bakashyira muri Google bakabibona bazakubwira ngo u Rwanda rwahagarariwe na Manama cyangwa rwatsindiwe na Manama cyangwa rwatsindirwa na Saida Bezi Makasi bazanga u Rwanda rwize rujya muri kane ahubwo nahita kubaza ngo kuki mudaherukayo voilà nibyo ari nacyo dagore agakwiye kuba yibaza akagira isoni akavuga ati na Karekezi yibaza kugeza ubu ngubu nzamwita Vincent Dogore wa mugani wawe wanzuye neza cyane wanzitse nako neza so wanzitse neza kugira ngo tujye mu biganiro buri ya septembre gamburaga kondo vient braguer niko abafaransa bajya bavuga rimwe na rimwe ushobora gutekereza kuri nzamwita Vincent Dogore umuyobozi w'ishami ry'umupira w'amaguru mu Rwanda kugeza ubu ntaraherekeza ikipe y'igihugu y'u Rwanda mu Mavubi ayijyanye mu yandi marushanwa atari Sekafa ndavuga ikipe y'igihugu sinzi ubu turaza kuza gufasha nyine mugani wa Desire Sekafa kandi Sekafa ntago bashaka qualification ntago bashaka itike ibemereza kujya guhagarara amarushanwa mpuzamahanga handi ariko abaje asimbura n'abamubanjirije barimo Fandesiza Kaizari wabaye imirimbanyi nyuma uko u Rwanda ruvuye mu marorerwa muri jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 akaza kugerageza kubaka umupira no kuwurema akubaka umupira uza kuduhereza nyuma y'imyaka 10 kutujyana mu gikombe cya Afrika cya 2004 na nyuma yaho tukongera tukaza kubona bwana uyu Fande Kazura abagabo babaye imirimbanyi mu mupira w'amaguru akaza kuduhereza abo bana bitabira igikombe cy'isi cya 2011 cyaberaga Mexique urumva hakarimwe indirimbo umwe ajyanye muri Mexique umwe tujya mu gikombe cy'isi undi tujya mu gikombe cya Afrika kugeza uyu mugabo we ugiye gusoza manda ye ya mbere nta kintu na kimwe arakora iyi cyane tuvuga twakireje ubundi ni cyane ni pay hose mu Rwanda rwagomba kuyakira ni ibintu babega basizeho ni ibintu by'ibihari mu mapuro ni ibintu bindi bihari ni ibintu Rwanda ariko ugiye kuri competition we yakagombye kugira isoni n'ikimwaro kuvuga ngira ngo ni nawe wirukanye n'abatoza benshi nujya kwa Michael Israraje aramwirukanye azanye nguyu nawe turabizi tantara muri musaba kugira ngo 2019 ibintu ndamwifuriza kugira ngo 2019 atazaba ari muri federation kuko uyu muntu ubona ashoje imyaka 4 abo bose mvuze imyaka byibure yabo bagiye basozana manda bagiye bamaraho bagiye baheshishe mu Rwanda mu makompetition mpuzamahanga ariko utangiye kunenga n'abagize ibyo bagomba gukora we wakagombye kwicara reka tuganire nk'abantu b'abagabo Dogore twicaranye nakagombye kuvuga ati wowe nk'umuntu w'umugabo wakagombye kuvuga uti nshoje ngiye gusoza manda eske u Rwanda rugejeje kuki n'umukinyi mwiza se u Rwanda rujyanye rubonye nk'uko uyu mwana w'umuhungu ukina muri tubizi muri nuze ni Sarike Salomon ukina mu Bubiligi natanze nerema byura nanjye nanze n'umwana se mbashe gushaka n'abana bakinyi bangaye njyanye hanze byibura ngiye nka Vincent Dogore no ni bangaye n'abari baragiye abanga bafiso bajore baragiye muri Espagne baragarutse impamvu ibi no kukugora cyose uratekereza uko uri murareba mu gitabo ndareba mu gitabo ndareba resultat nkakibura ariko wareba mu gitabo cy'ibyo twibukira kuri season nkabibona ukabibona abo kandi akaza kunenga bo ngabyo bakoze so tule fasofati kuba nta cyarakora ntitumushinje ndashaka ko ari imbogamiza n'ibindi yahuye nabyo gusa icyo tumushinje uyu munsi wa none Fati ngira ngo ubwo ngubwo ko tunavuga n'Amavubi bajya banadufasha bakanatwereka ko nabonye no ku ifoto nziza cyane ya nguciye mu ijambo ifoto nabonye Desire mbona bucya tugiye kumva na interview na Karekezi Olivier ibyo bagiye batangaza ubona ko bose bakubiswe n'inkuba bababaye ariko ngabo ikipe y'igihugu namwe muraza kuza kudufasha ikipe y'igihugu yabanzaga mu marushanwa ya kane 2004 ngaya ngira ngo rugikomeza jira abo basore bose batandukanye babizabwira Leandre ibi byose nge nahari nari nkwiye no kubivuga ariko tumaze no kumva ubu ngabo abo bose kuko ibyacu twebwe turimo turahuza impande zombi twumvisha ibyo Degore yavuze gusa muri rusange Fati tubivuga neza ntabwo ushobora kumenya aho ugana utazi uvuye so uyu munsi rero niba wicaye mu ntebe cyangwa se mushoferi wicyerekeza umupira w'amaguru mu Rwanda ruri kujyamo uko byasa kuzo wabyanga wabyemera Degore niwe mushoferi kuko niwe yobe federation rega umupira w'amaguru siwe wakire Fatino hari undi wundi witanga umushoferi niba atazana ariko umwakira nugira icyo agomba gutanga n'uwo mushoferi uvuga uwo mu driver uwo twese turimo ni utangaza ibi ngibi justement niba kubwira umushoferi niba atazana turi kuva twese turi muri iyo modoka
ni ibintu bibabaje cyane, ni ibintu bibabaje. Jire bitigeze uravuze neza, ugarutse neza cyane uti twebwe kuko turagenda tubigarukaho nk'abantu babakunze umupira w'amaguru, ariko ba nyir'ubwite kapiteni wari uyoboye ikipe y'igihugu y'u Rwanda Bwana Desire Mbonabucyangira ngo ku rukuta rwe rwa Facebook message yatangaje agahinda cyane gakomeye ati mwiriwe mwese inshuti zanjye bakunzi ba siporo mwese n'ibintu birebire ndabasuhuje cyane mukomere ndababaye nguko u Rwanda n'amagambo menshi cyane ngira ngo bashaka kureba Desire Mbonabucya kuri Facebook dusa nk'abantu bagiye babishingiraho cyane avuga uko yayoboye Amavubi avuga uko bihanganye ngira ngo aravugana cyane arangiye kugaruka avuga His Excellence Paul Kagame avuga president w'igihugu cyacu Rwanda intore ya mbere mu sportif wa mbere ugaragiye abanyarwanda avuga uburyo yarajwe inshinga no kubakira ku kibuga cy'indege urabona abantu bagabo ntabwo bibagirwa intsinzi bavanye muri Uganda. Uwo perezida nyakubahwa avuga perezida wa Repubulika y'u Rwanda wari no muri manda ya mbere nk'uko babivuze Fati ni nawe De Gaulle yifashishije avuga ko politike ngo yahoranye ariyo gukinisha abanyarwanda, ariko uyu munsi ntabwo ahubwo ni kosa rikomeye cyane Fati. Ubundi ahandi ntabwo wavuga rya jambo ngurare kwitirira umukuru w'igihugu ngo politike nese umukuru w'igihugu niwe wamutumye kuvuga ko u Rwanda rurambiwe gukinisha. Donc abanyamahanga buri wese diga nitangazamakuru natwe Fati twageze igihe turavuga tuti abanyamahanga reka tubagabanye umupira w'amaguru hano mu Rwanda, ntawe utabyemera ibyo ngibyo, ariko ntabwo duhereye ku muyobozi ku mukuru w'igihugu kugeza kuri twebwe nge na Fati umunsi turi mu kiganiro cy'ibi ngibi ntabwo tugiye tuvuga ngo twirengagije ndetse tunagoretsa amateka u Rwanda rwabayemo muri 2004 twese dushyikirira umugozi hamwe uyu munsi kugira ngo tuyubakireho ejo hazaza tubone abandi ba Desire Mbonabucya tubone abandi ba Karekezi tubone abandi ba Manamana yewe ntabwo dufite uburenganzira bwo kwiyegagiza. Aretse no kubivuga ko abayobora umupira w'amaguru rimwe na rimwe bayobora siporo rimwe na rimwe bafite ibibazo ngira ngo niyo mpamvu twanajyanywe no mu itorero ariko ndite ariko umuntu w'intore uvuye mu itorero ugatangaza amagambo nk'aya ngaya birababaje cyane. Seka tureke yatangaje wenyine ntabyitirirwe na perezida cyangwa se nunamushyiremo kuko we nta naho muhuriye mujye mumenya n'umubyeyi witanga udufashije kuri uyu munsi aho turi niwe tuhakesha. So rero rimwe na rimwe kugenda yaba nababyumva uko De Gaulle yabivuze ntabwo ari kurara ijoro ku kibuga cy'indege ategereje n'abagenzi be wone uranamuraza yabahaye indege akumbe no kurara ku kibuga cy'indege ajya kwakira umusportif watsinze wone uramusubizayo ariko uricaye uruvuga ngo so ni ibintu bibabaje cyane. Reka tureke rimwe na rimwe burya bakunda kuvuga ko rimwe na rimwe burya usabitse amaganya harya ngo nogira gusobanura amagambo nuko abishakaga rimwe usanga bigoranye cyane. Reka tureke Bwana Desire Mbonabucya mu gihugu cy'Ububirigi tumaze kuganira nawe ari mu mugwa mukuru w'igihugu cy'Ububirigi i Brussels kuri Skype turaganiriye cyane birambye. Desire Mbonabucya, Bwana Desire Mbonabucya mu gihugu cy'Ububirigi uraho umeze neza? Ndakomeye. Harya uherereye mu mujyi aho ngaho mu gihugu cy'Ububirigi? Muri komine yitwa Berkem. Ni mu majyaruguru mu burengerazuba ni hagati mu mugwa hagati? Ni mu majyaruguru. Ngo wahe ikaze muri Half Time Show kuri Royal TV televiziyo ikurikiranwa n'abanyarwanda benshi cyane batandukanye by'umariko mu kiganiro kinini kandi kigali cya siporo hano mu Rwanda. Urakoze cyane ndabashimiye cyane ku mwampamagaye mu kiganiro cyanyu. Yes. Desire muri aka kanya hari amagambo yiriwe avugwa atandukanye ngira ngo ariko by'umariko bifite aho birahera ku muyobozi mukuru w'ishyamba ry'umupira w'amaguru mu Rwanda ntagutindiye uzi ibyo yavuze niwe wari kapiteni w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda yitabiriye mu mateka y'abanyarwanda igikombe cya Afurika cya 2004 cyaberaga muri Tunisia. Hanyuma rero mwiswe abanyamahanga kugeza kuri inshuro wabivugaho iki? Bwana Fati murakoze cyane. Cyo nabivugaho ndibaza ko umupira wacu ari amagambo bakwiriye kutavugwa ko hari amagambo asuzuguza ibikorwa byakozwe mbere. Nibaza ko ayo ngayo atari amagambo yari akwiriye kuvugwa, hari ibindi bikwiriye kuvugwa birenze ayo magambo. Desire ugiye kureba twabonye no kuri Facebook yawe ni urubuga nkoranyambaga usa naho wagaragaje koko ubabaye kandi birumvikana wabaye impirimbanyi ikomeye cyane wowe wari captain ndetse bamwe mu bakinyi wayoboye ntawakwirengagiza uruhare rwawe wagize kugira ngo ikipe y'igihugu Rwanda muri rya jonjora mutsindi igihugu cy'Ubugande muraza abanyarwanda bose igishika bari mu nyakwa Perezida wa Repubulika ukiyoboye igihugu kugeza ubu nyakwa Paul Kagame n'umufasha we na guverinoma icyo gihe babakira nk'intwari. Hanyuma iri jambo rya Bwana Vincent De Gaulle agaragaje ko rwose ko muri abanyamahanga aravuga ati ngiye gutegura ikipe izitwiye abanyarwanda hari cyo bakoze ngira ngo wenda uretse kubinyura ku ruhande
wabyakiriye ute? Ese koko urabona koko bikwiye? Ese iri jambo ubundi uraza kubona riratanga iki cyane mu mupira w'amaguru? Kuko ngende turavugana ndi hano i Kigali mu Rwanda, bisa nkaho byababaje cyane abakunzi b'umupira w'amaguru muri rusange. Nibyo bwana Fati, urakoze cyane. Ngira ngo nawe ubwawe wabyiboneye ku mbuga nkoranyambaga, babonye reaction zabaye, abantu bose babyamaganye. Ku giti cyacu rero nk'abantu baparticipe muri icyo gikorwa cya Coupe d'Afrique, tukaba twababaye cyane ko umuntu yatwise abanyamahanga kandi twe turi abanyarwanda, tuzi neza ko turi abanyarwanda. Ikindi nibaza ko ayo magambo De Gaulle yagakwiriye kutayavuga, kubera yuko nawe muri football yo mu Rwanda nta kintu arakora na kimwe, nta kintu kiragaragara. Yaba avuga ati nge nakoze iki, ariko kuvuga ngo nibwo bwa mbere u Rwanda rugiye kujya muri Coupe d'Afrique, ngo nibwo ruzajya muri Coupe d'Afrique utari wanabigeraho, utari watangira na qualification. Nibyo ni ibintu atarakwiriye kuvuga. Ngira ngo twakomeje kubona kuva kera amakosa menshi yagiye akorwa muri federation. Ntabwo nta muntu wigeze ayahana n'umunsi n'umwe, yakomeje gukora amakosa abantu bose babibona. Nibaza yuko ubu ngubu minisiteri ari cyo gihe ibonye cyo kureba ko umuntu akora amakosa. Ntabwo umuntu yavuga ayo magambo. Ngira ngo abanyarwanda bose murabizi ko ibyishimo byinshi muri kiriya igihe twabaye qualifié muri Coupe d'Afrique, igihe twatsindaga Uganda i Kampala. Ngira ngo urabizi ko icyo cyabaye igikorwa cyiza cyane. Ngira ngo muzi ko na perezida nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame yarahari. Ngira ngo muzi ko ari nawe muntu wagiye imbere muri ibyo bikorwa byose twakoraga. Niwe muntu ari umuntu wadushyigikiye inshuro nyinshi, yatwakiriye inshuro nyinshi, yaduhaye ingufu inshuro nyinshi, yaduhaye ibyo twari dukeneye icyo gihe. Ntabwo rero umuntu umwe yaza ngo narangiza icyo gikorwa narangiza gipfubye gutya gusa, atazi ibyishimo twateye abanyarwanda muri icyo gihe. Ni ukuvuga ngo ngewe kuri ngewe rwose nabonye ari ikintu kigayitse cyane, ngewe nanakimugarira cyane. President Maniyo nahura nawe nabimusobanurira nkabimubwira, kubera ko ntabwo ari igikorwa cyiza yakoze. Hari ahantu usa nkaho wanze uvuga uti byari binakwiriye ko wegura ukava mu ishyamba ry'umupira w'amaguru mu Rwanda. Kandi ni nabyo koko, wenda sinzi n'uwasanishije, wenda n'amatora twiteze amatora ejo bundi mu ntangiriro z'ukwezi kwa mbere kwa 2018, ariko biranavugwa yuko kugeza ubu naguha n'amakuru ko barimo barareba uburyo amatora ashobora kwimurwa akaba yazanwa mu kwezi kwa gatandatu cyangwa se kwa 8 k'uyu mwaka, kugira ngo politiki y'ishyamba ry'umupira w'amaguru mu Rwanda ibe ijyanye n'iya CAF. Hanyuma urabona koko bikwiye ko uyu mugabo ava mu ishyamba ry'umupira w'amaguru mu Rwanda. Ese twayigurira nde mu gihe ubona ko bikiri zigizage, reka mbyite gutyo mu mupira w'amaguru by'umwihariko wanyu ari nawo wacu? Urakoze cyane bwana Fati. Yewe mu by'ukuri sino kuvuga ngo ndabona yakwegura. Yewe ndi nk'umugabo, ndi nkawe nakwegura. Nkurikije amakosa yagiye akora, nkurikije ngira ngo nanabisobanuye mu ibaruwa nandikiye abantu, kubera ko abantu banyandikiye benshi cyane, abantu barenga 700 bambaza bati icyo gikorwa wacyumvishe gute, wumvishe gute. Kuko abantu 700 basubiza icyarimwe, nabasubije bose hamwe, nabasubije mbabwira uko nanjye mbereka amakosa yagiye amakosa De Gaulle yagiye akora muri federation, ariko ministeri kare. Arakoze cyane Desire Mbonabucya mu gihugu cy'Ububirigi, Bruxelles. Muri rusange urumva nagahinda cyane gakomeye, aravuga ati we kubwe ananzuye cyangwa se yifuza ko uyu mugabo yatanga amahoro. Oyo Fati ushobora kureba muri rusange uremere cyangwa se akababara abanyarwanda bose bakiranye iri jambo rya Vincent De Gaulle, ariko noneho iyo bigeze kuri nyirubwite wari uri mu kibuga, wayoboye abakinnyi 20 n'abangaye bose bafashe u Rwanda gukatisha tike no kujya gukina imikino y'igikombe cya Afrika cy'ibihugu. Fati uzarebe sibye nibi ngibi, niyo wakoze kazi ukafite ikintu gikomeye wagezeho, umuntu akaza akagipfobya, uko byaza koze hari bigabanya, hari uko bikubabaza, birakubabaza cyane kuri Desire nuko nguko no kuri Karekezi Olivier. Twahita tureba nawe reaction ye. Reka urumva koko tuvuye mu gihugu cy'Ububirigi Bruxelles, reka dusimbukire Stockholm mu gihugu cya Sweden. Stockholm mu gihugu cya Sweden, Karekezi Olivier mbere yaho ku rukuta nawe yabanje kwandika amagambo menshi cyane avuga nyakubahwa perezida Ferwafa ushobora gushimira ibyiza igihugu kimaze kugeraho kuva intambara yarangira. Ese ushingira he uvuga yuko igihugu cyabonye itikerekeza mu gikombe cya Afrika binyuze mu banyamahanga? Nimba ari ukujya mu kintu kigutunguye, nibyo bituma kwiyumvisha ibyo ugenda uvuga, inzira zose bigenda bitungura umuntu wese. Ati usa nkaho udasobanuka iby'umupira w'amaguru. Ati hanyuma se 2015 badutera mpaga, baduteye kubera nde?
abisa nkamushinjije araseka cyane ati hahaha nimba ari uko wize ibyo korora amafi unabagaruyemo urabona kagahinda gashobora no gutuma umuntu ushobora no kumubwira reaction yageze igihe nyine birenga igaruriro ku ruhande rwa Karekezi Olivier yavuze ko Nzamwita Vincent de Gaulle ngo ari umworozi w'amafi atari umuyobozi w'umupira w'amaguru ibyo ni ibintu byose bigiye bitandukanye gusa nawe twaganiriye Jules ku buryo bwa Skype ya Royal TV mu kiganiro Half Time Show i Stockholm mu gihugu cya Sweden. Karekezi Olivier uraho neza? Hanyuma ngira ngo Olivier mbere na mbere mbanje kugusuhuza birumvikana. Nanjye nakwikirije. Asante sana. Ngwaye ikaze muri Half Time Show hano kuri Royal TV. Asante. Yego. Olivier urumwe mu bakinnyi beza babaye hano mu Rwanda by'umariko bazamuye ibendera ry'igihugu cyacu cy'u Rwanda mu marushanwa yaberaga mu gihugu cya Tunisia muri 2004 kugeza ubu ngubu ngira ngo ntatinze wumvishije ijambo umuyobozi w'ishami ry'umupira w'amaguru mu Rwanda bwana Nzamwita Vincent de Gaulle yagarutseho cyane avuga ko agiye kurema agiye gushyiraho ikipe nshya y'abanyarwanda ko mwebwe mwitabira igikombe cya Afurika by'umariko mutara abanyarwanda. Ese iri jambo amarangamutima yawe n'icyo ushobora kuvuga muri rusange nka Olivier Karekezi wari umwe mu bakinnyi bakomeye cyane muri icyo gihe n'iki wabivugaho? Icyo navuga ni uko wenda ashobora kuba uburyo ashaka kubivugamo ashobora kuba yahubutse cyangwa nabanze kubitekerezaho neza kuko mu by'ukuri nanjye wenda mbere y'uko iyo mbonye equipe nationale y'u Rwanda ikina ubu ngubu nkabona abana b'abanyarwanda aribo bakina biranezeza ariko kuba uri umuyobozi uyobora Ferwafa ukavuga yuko igihugu cy'u Rwanda kitarajya muri Coupe d'Afrique abibara nkaho igihugu cy'u Rwanda kitarajya muri Coupe d'Afrique numva harimo kwibeshya kwishi kuko igikombe aho cyakiniwe muri Tunisia iyo ugiye kureba mu bihugu byakinnye bandika u Rwanda ntabwo bandika abakinnyi runaka bakinnye wenda nk'abanyamahanga nk'uko yabivuze kandi igihe twakinaga Coupe d'Afrique indirimbo y'igihugu yaririmbwe y'u Rwanda nibaza yuko iyo nza kuba ndiwe ahubwo nari kuba ndi mu bintu byiza byakagombye kuba ngenderaho mu kubaka umupira w'u Rwanda. Exactly. Hanyuma birumvikana Olivier wewe uri umwe mu bakinnyi icyo gihe witwaraga neza wari umeze neza n'umukinnyi mwiza kugeza abanyarwanda bavuga bati umurigende wacu Olivier Karekezi ntawakwirengagiza igikorwa cyiza cyane kandi gikomeye cyo kongera guhuza aba former players mu minsi ishize ukora igikorwa abanyarwanda bose bavuze ati harakabaho umukinnyi nka Karekezi Olivier ufatikanyije na Jimmy Mulisa na Bakatawuti kugeza ubu ngubu. Hanyuma Olivier icyo kintu ugisanishije n'iri reme ry'umupira wacu turimo n'ibingibi bavuze ubona ubundi hakagombye gukorwa iki by'umwariko kuko urabona iki ni nk'icyashya cyangwa se kwibagiza abanyarwanda ko ntacyo mwakoze kandi nyamara ntibyashoboka kuko tuzi neza ko tunazirikana ngo niyo mpamvu uhawe uyu mwanya kandi ugaragara mu kiganiro Half Time hano kuri Royal TV. Niki kintu ushobora kuvuga none twakora iki dusanishije n'ibingibi biri hano mu Rwanda Olivier? Wenda naguciye mu ijambo ndagira ngo ngaruke inyuma gatoya uvuze yuko match twakinnye y'abarejanderi twakinnye n'ikipe ya Uganda hari ibyo wenda nshobora kwinjiramo gatoya ubundi iriya match twakinnye mu byo nagiye numva De Gaulle agenda avuga kandi hari uwo yahamagaye amubwira yuko iriya match twayikinnye mu buryo bwo kugira ngo dukore kudeta ave ku perezida bwa Ferwafa ariko sinemeranya nawe kuko nimba n'icyo gikorwa utarakitabiriye uri mu bayobozi ba perezida wa Ferwafa tukanagutumira ukanga kuza wenda n'uburenganzira bwawe ariko ntabwo cyari igikorwa cyo kugira ngo dukore kudeta kuko uburyo umuyobozi wa Ferwafa ashyirwaho turakuzi twese haba amatora watorwa ukayobora ariko ibyo yavuze sinibaza yuko niyo match izongera gukinwa kuko havuzwe byinshi rero ntabwo numva umuntu urwanya n'icyo gikorwa akaba atibonamo abo barejanderi bakinnye muri 2004
cyangwa 2005 cyangwa mbere y'intambara kuko n'abakinnyi mbere y'intambara twarabatumiye nk'abakuru bacu ariko mu gihe utumva yuko ari igikorwa gihuza abantu bakinnye umupira ukabitekereza ukundi numva yuko umupira w'u Rwanda kuko uri perezida wa Ferwafa nta hantu ushobora kuba waganisha kuko uba wasubiye inyuma niyo mpamvu rero mvuga ni ibyo ari byo byose iki nicyo cyari igihe cyo kugira ngo dushyire hamwe turebe icyatuma umupira utera imbere. Urakoze cyane Karekezi Olivier Stockholm mu gihugu cya Swede. Twagerageje kuvugisha Jimmy Gatete birumvikana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugeza ubu biracyatugoye cyane. Jimmy Gatete nyaboneka turabizi ko ukunda half time show nibishoboka uze kuza kudutera iteka nawe tugushyire wone kugira ngo twagombaga no kuba turi kumwe na Saidi na Katauta Mad Katauta agira ibyago imodoka yagize ikibazo mbere ko agira no muri inzira yerekeza hano kuri Royal TV ariko Kamamba n'ubundi Kamamba turi kumwe nawe yifuzaga kubana natwe arabaha intashyo Katauta birumvikana tuzabana nawe mu gihe gitaha fati hari ubutumwa bwaje ibyo bitekerezo n'ibyiyumviro bya Karekezi Olivier ndetse na Desire Mbonabucya nka bamwe mu bari bayoboye abandi bakinnyi muri Tunisia mu gikombe cy'Afrika cy'ibihugu de Gaulle abona ko u Rwanda rutigeze rujyamo kubera ko rwari rurimo abanyamahanga benshi. Kuri Facebook ya Fati Eli Kwizera are Mukurarinda Metre ale Mukurarinda kandi kumwambura tumone turamusuhuze ngira ngo bari mu Buholandi. Yes yagize ati tsinda we batsinde uyu urabizi ko ari we ndirimbo ya tsinda we batsinde akanayiririmba ya 2004 yarayihimbye n'umwanditsi n'umuhanzi indirimbo nayo bitazava mu mateka kuko isemboliza ibihe abanyarwanda barimo muri 2004 uvuga ngo iyo ndirimbo nayo yaririmba abanyamahanga Gatete yatangiye agaragaza no kutwibutsa gato ka extrait iyo ndirimbo tsinda we batsinde ahita agira ati nibura abo yise abanyamahanga nangwa nabo bagize icyo nangwa nabo bagize icyo bageza ku Rwanda kitazibagirana mu mateka yarwo atari n'igihugu cyabo. We nk'umunyarwanda yatubwira nibura igikorwa kimwe yakoreye urwamubyaye niyo cyaba kingana na kimwe cya kabiri cy'icyo abo yikomye bakoze ko byo ari n'inshingano ze nk'utari umuvantara mbere yo kunenga bakorera u Rwanda igikorwa cy'indashyikirwa kabonaho baba bakomoka hose. Asoza agira ati tsinda we batsinde icyo ni igitekerezo cya Metre Ale Mukurarinda tunamusuza cyane. Ngira ngo nahita nsoma n'igitekerezo cyo bita Hirwa EDM ati ntagwa zigateta kubita abagande Kalisa Claude avunikira ishema ry'igihugu bikamuviramo kureka n'umupira mana kuri free kick Saida Bed akubita Kongo cyangwa ntago yibuka ikirori cyabaye igihegana yakubitwaga ku mahoro duhita twizamukira Tunisi nta warusha ubunyarwanda cyangwa gukunda umupira nashyire balo hasi. Kini gitekerezo cyo bita n'abamubaza bati icyo gihe wari uri so komeze so ubundi butumwa ati ariko ubuntu utamavubi ni ijambo rimwe gusa yabajije muri rusange. Vincent Nibizi nayo n'umugenzi wacu hagati iki kibazo ntiyakibasha kugisubiza uwo muvandimwe yibwo yasubizaga Ale Mukurarinda gusa izi ni ingaruka zo guhiringa incompetent person. Umufootballeri wakinnye uzikani ikisobanuye ntiyavuga ibi kandi byavuzwe kenshi ko football yo mu Rwanda itubakiye kuba legendaire bajugunwe nk'abakoze ubusa nibi bizayivamo nta kindi twakwitega. Yes, murakoze cyane Karangwa Jire, murakoze cyane Shuti kandi barwanyi bacu mwagiye mureze ibitekerezo byanyu bigiye bitandukanye, murakoze cyane. Vincent Nibizi arakoze cyane mugenzi wacu dukorana hanga burya akaba n'umukuzi cyane ukomeye cyane w'ikipe ya Rayon Sport, akaba n'umunwanyi ndetse w'inshuti akadasoka ikipe ya Chelsea the Blues. So urakoze cyane. Hanyuma twabibutsa ko kugeza ubu ngubu abantu barimo bagenda bareka ibitekerezo byabo byinshi cyane bigiye bitandukanye ku buryo bwa SMS turaza kugenda tubusoma mu kanya gato cyane. Tubibutse ko nkuko twagiye tubigarukaho turatangira kuri uyu wa kane haraza kuza gutangira umwiherero bamwe mu bayobozi batandukanye ngo biga ku bijyanye n'ibibazo n'ibivuga cyangwa se n'iterambere rya siporo, ariko bamwe muri abo bantu kubera ko nzamwita Vincent de Gaulle afite uburenganzira bamwe muri bo yabanje kubakuramo bwana Kanamugire Fidel bakunda kwita Serie ndetse n'uyu mugabo uyo muri Rwamagana nawe ndumva bamaze kuvanwamo ni benshi cyane bagiye bakurwamo. So umuntu aribaza niyo nzira nirwo rumunga abantu bagatinda muri ibyo ngibyo aho gutekereza ikintu gishobora kuba ku mupira w'amaguru mbere y'ibindi byose. Ni ikibazo rero gikomeye tuzamenya byinshi cyane ndetse no muri Assemblée Générale ya Ferwafa ubwo izabiterana n'umunsi witoranyirizina. Gusa abatora muratore uw'ingenzi umenye ugomba kwimika utajyanywe n'amarangamutima n'ibindi byose bigiye bitandukanye icyo ubaka n'umupira w'amaguru. Hari ikinyamakuru cyo muri Zambia The Zambian Observer cyamaze kugaragaza yuko burya ngo nzamwita Vincent de Gaulle twavugaga umuyobozi w'ishami ry'umupira w'amaguru mu Rwanda ngo numwe mu batoye Isayatu
iki kinyamakuru cyabishyize ahagaragara. numwe mu batoye Isayatu mu majwi 20 nangahe yarya yabonye. Mu majwi 20 yabonye. Uyagira menshi. Harimo ijwi rya De Gaulle. Harimo ijwi rya De Gaulle. Urabona ba Pierre Alain wo muri Gabon, nshuti ye, ba Lamine Kaboj wo muri Gambia, harimo ba Mohamed Swale, murabona benshi cyane bagiye batandukanye, hakaza Vincent Zamwita De Gaulle. Iki ni ikinyamakuru cyamaze kubigaragaza. Byasa ko urabona ko nagace k'ibihugu byo muri Afrika y'Iburengerazuba bimwe na bimwe tutamenyereye cyane mu mupira w'amaguru comme des grands nations de football. Hakaza muri ibihugu bimwe na bimwe byo muri akarere ka Sekafa, ariko ubundi all in all fati tuzi ko Ahmad kugira ngo agere kuri iriya ntebe. Ariko urabona abantu batoye cyane cyane n'agace ka Kosafa cyane cyane. Reka Kosafa buriya ni nawe yarahagarariye. Urabyibuka ko ari nawe yahagarariye ejo bundi muri CAF n'ubundi. Kosafa hamwe na bya bihugu by'Iburengerazuba bimwe byashinze imizi muri football. No mu bihugu na Misiri ahabarizwa ibirindiro by'ishami ry'umupira zikomeye zose zatoye Ahmad watsinze. Ariko uyu nyine twavugaga Nzamwita Vincent De Gaulle aza kuza gutora muri Isayatu watsinze. Independent cyangwa se byari bikibeshejweho n'inkunga ya CAF cyangwa se bigitegemeye cyane CAF, bigitegemeye cyane FIFA, nibyo byatoye akenshi na kenshi uyu mugabo Isayatu. So urumva rero bya bindi bikiyita nk'insina ngufi, batigirira icyizere, batagize abo ngabo bagiye batora uyu nguyu bwana Isayatu. So birumvikana n'ikinyamakuru badatinya impinduka. Nimwe umunyamakuru bita Yidi, umunyamakuru ukomeye cyane mu gihugu cya Ghana, yabigaragaza bishyira agaragara iki abahereza passe y'inkuru cyane ikomeye, ngira ngo urabona ko twagerageje kwenda natwe tubikurikirana. So tukiri muri makuru y'imikino agiye atandukanye, shuti banwanye bacu, mureke twerekeze ku mugabane wa Afrika, kivuga muri Cote d'Ivoire. Marc Wilmots wari usanzwe ufite mu minwe ikipe ya Diable Rouge, ikipe y'igihugu y'Ababiligi, yaje no kwirukanwa, yagejeje muri kimwe cya kane kirangiza mu gikombe cy'isi cyaberaga Brazil, batsinzwe na Wales. Pays de Galles ngira ngo niwe waje kubasezerera. Ni imyaka yaramaze yarihanganiwe cyane mu ikipe y'igihugu y'Ubabiligi, arihanganirwa mu gikombe cy'ibihugu by'Uburayi 2012 ntiyagera kure, 2014 mu gikombe cy'isi ntiyagera kure. Bari bafite icyizere ko muri 2013 mu gikombe cy'ibihugu by'Uburayi ashobora kugera ahantu yagera kure muri rusange. Marc Wilmots nyuma yo kwirukanwa rero Cote d'Ivoire byayisabye kohereza abagabo benshi muri Belgique mu rugo yo kugira ngo bajye kumukonvenka, kuko ngo nta nubwo yarari kuri short list y'abasabye kano kazi cyane rwose, ahubwo bo nuko bumvishe ko hari possibilité yuko Marc Wilmots ngo bagiwe baramukonvenka kugera ku munota wa nyuma. Marc Wilmots byarangiye abaye umutoza w'ikipe y'igihugu ya Cote d'Ivoire nyuma yo gutoza Ababiligi. Uyu mugabo rero ndetse andi mashusho dufite natwereka ko yamaze kugera mu gihugu cya Cote d'Ivoire. Umutoza w'ikipe ya Les Elephants nguyu Gilles yakiranywe urugwiro ku kibuga cy'indege hariya mu gihugu cya Cote d'Ivoire. Yakiranywe urugwiro, akaba avuga ko aje gufasha iterambere ry'umupira w'amaguru muri iki gihugu cya Cote d'Ivoire. Cote d'Ivoire ejo bundi ivuyemo nk'insina ngufi, nyamara ariko yaherukaga gutwara igikombe cya Afrika, icyuye inshuro kikaba cyaratwaye n'igihugu cya Cameroon. Nguyo Marc Wilmots, karibu sana. Twiteze ko tugiye kubona byinshi cyane by'umupira w'amaguru, tekinisite, ubuhanga bwinshi cyane butandukanye. Ko dufite Hervé Renard muri Maroc, dufite umugabo nawe hariya. Justement kuba Marc Wilmots aje, sinzi ko ni garantie yo gutsinda kurana rw'ikipe ya Cote d'Ivoire, nayo nubwo yatwaye igikombe cya Afrika cy'ibihugu, ariko ni ekipe ihora ishaka kuguma on top, ugere muri kimwe cya kabiri, ize mu gikombe cy'isi zirenga amatsinda nibura. So kuzana Marc Wilmots rero uheruka gutoza Ubabiligi, Marc Wilmots izina rikomeye mu gutoza, ni ikindi kimenyetso cy'uko Cote d'Ivoire yifuza kugera aho igera ku mpuzamahanga. Urakoze cyane Gilles Karangwa. Reka twerekeze ku mugabane w'Iburaya, duhere muri Scotland, ariko ikivuga cyane ni uyu musore bamwita Scott Arfield. Uyu musore akaba yarakina ikipe y'igihugu ya Scotland y'abatanga imyaka 19 ndetse n'abatanga imyaka 21, ariko uyu musore yamaze kwerekeza gukinira igihugu cya Canada, ndetse Canada mu kanya gato cyane ifitanye umukino wa gishuti na Scotland. Uyu mugabo akaba yatangaje ko atifuza kuba yakinira igihugu cya Scotland, nyamara ababyeyi bene bakomoka ariko ngo ameze neza. Uyu musore akaba asanzwe akina ikipe ya Burnley yo mu gihugu cy'Ubwongereza. Ikivuga ni mediateur mwiza cyane. Ikivuga ndetse ku mugabane w'Uburaya ni uyu mugabo bita Mutiso Vital Mutiso. Uyu mugabo yari ministre w'intebe wungirije mu gihugu cy'Uburusiya, n'ubundi ako kazi aracyagafite, ariko mu mupira w'amaguru niwe wari uhagarariye itegurwa ry'igikombe cy'isi mu Burusiya. Urabizi ko mu Burusiya cya 2018 uzwi igikombe cy'isi kizabera mu gihugu cy'Uburusiya, yari muri komisiyo niwe wari uyoboye. Ariko uyu mugabo yamaze guhagarikwa n'ishyamba ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA, bamuvana kuri imirimo. Kubera iki? Arazira ya dossier y'abatlete bahagaritse bakoresheje ibiyobyabwenge, bakavuga ko uyu nguyu ari umwe mu bantu bakanguriraga abatlete mu buryo bwihishwa gukoresha ibiyobyabwenge. Ibyo rero iyo wabikoze ufite aho uhurira n'akazi ka FIFA, uba wica integrity igomba kuranga cyangwa se indangagaciro reka bari tubyita zawe. So FIFA rero
rero yahise yitandukanya nawe imuvana muri iyi komisiyo ishinzwe gutegura igikombe kizabera mu Burusiya muri 2018. Restavoir uzamusimbura. Restavoir. Reka dusome ubutumwa n'ubundi buke bwagiye bugaruka cyane cyane kuri ya ngingo ya Vincent de Gaulle ati nta kubeshye kuva navuka ni ubwa mbere mbonye titre y'ubuyobozi itagira umuyobozi ariko mbona mudakwiriye kurenganya de Gaulle ahubwo afite ikibazo kiri mental ndetse no guhuzagurika. Imana idufashe perezida dukize umwanda muri sport ahereye kuri de Gaulle. Afite mental illness. Ubwo ni ibitekerezo by'abantu n'agahinda gakomeye kabisa mu mitima y'abanyarwanda ku bw'aya magambo de Gaulle yavuze. Ubona ko ari kudutera igikwasi kabisa, nakora ibikwiye aveho haze abanyamahanga bakomeze baduha ibyishimo yatwimye. Yewe Jire na Fati, de Gaulle aduteye agahinda aradusebeje nk'abanyarwanda. Igihugu cy'u Rwanda aracyandagaje pepepepe. Nitwa Ndayabo Batista. Undi atwandika agira ati none se aho uriya mubyeyi atuye ntabwo ntabwo ubutumwa bwacu muri rusange ati mwiriwe bavandimwe nge rwose numiwe ubutumwa burebure. Ahubwo ndibaza mu Rwanda habuze umuntu uyobora umupira anawusobanukiwe. Nge numva nta n'ikintu uzi kuko uretse n'ayo marorerwa yavuze. Mwibuke ko yatangiye abaza ngo harya umutoza yasinye imyaka 2. Rwanda ko yakashyizeho nuko tutagashyize muri internet kandi yasinye umwaka umwe. Baramubaje ati umutoza asinye imyaka ingahe ahita abaza mugenzi ati harya ni imyaka kandi yarahari kandi akona ko nibyo ntago yari ingingo y'umunsi ati niba ari ibiri ati harya n'umwe ngaho unyumvire. None se urambwira ngo uwo muyobozi ni nyabaki wagira ngo abayasi kuko rwose kuyobora Ferwafa bishoboye hafi ya ntabyo pe ngibyo ni igitekerezo cy'umukuru. So Jire Karangwa urakoze cyane, dushimire cyane inshuti banwanyi bacu tuzagenda tubikurikirana gusa birumvikana muri ibyo ngibyo. Ikigamijwe n'itora ry'umuyobozi w'ishyamba ry'umupira w'amaguru hano mu Rwanda. Ritora twari tuteganyije kwese kuri zaba mu ntangiriro z'umwaka utaha, ariko iyi Assemblée Générale ni umwiherero ugiye kuba urasiga kantu. Nyaboneka batora mugomba gutora umuntu muzima mugashiraho umuntu ubereye u Rwanda mu mupira w'amaguru. Ntabwo ari cyo gihe bazatora. Ntabwo ari cyo gihe, ariko murebe kure munashishoze tudahura muri isaga. So ngira ngo Jire uramutse ufite Karekezi Olivier nabi ukagira Jimmy turakaye ukagira Desire Mbona urakaye byaba ari bicana. Jire Karangwa urakoze cyane. Asante sana Fati. Umugoroba mwiza. Umugoroba mwiza cyane nawe. N'abari badukurikiranye mwese mukomeze munogerwe n'ibiganiro bitandukanye bya Royal TV.